hanyuma rero tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya kugira ngo tugumye dutarame. Intego y'iki gitaramo ubundi ni byateguwe na korali Iriba, kubera ko muri iki gihe cya Covid Imana yabakoresheje iby'ubutwari bakora indirimbo z'amashusho. Ntabwo uyu munsi bari buze kuzimurika, ahubwo bari gushima Imana ko icyo gikorwa cyagenze neza. Ubwo rero umunsi nyamukuru wo kugira ngo bazerekane izo ndirimbo z'amashusho ndazibabwira mu kanya, ariko bari gushima Imana. Iki gitaramo ni cyo gushima Imana kwa korali Iriba.
kubera ko nubwo korona yabaye ntabwo bicaye, bakoze ku butunzi bwabo bashira mu nda, ariko banazirikana umurimo w'Imana. Ubwo rero iki gitaramo ni cyo gushima Imana. Nabonye korali Iriba ariyo bakomye mu mashyi gusa. Ese koko natwe ntabwo dushimye Imana kubw'iyi korali? Reka tuyongeze amashyi impundu, ayo mashyi ni makeya, tuvugirize n'impundu Imana zihabwe icyubahiro. Amina.
Yeah.